The Zoom TV 24. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba The Zoom TV aho tugiye kubana mu kiganiro cya The Zoom Talk aho twibaze se uramutse ufite umukunzi ababyeyi bawe ntibamwishimire abavandimwe bawe ntibamwishimire wabyitwaramo gute ukaba ugiye kubana nanjye Ingabire Liliane na Gaeta na Kamikazi mbabwire ku bijyanye ariko se reka mbabaza sibyo nyine Lilia witubaza wowe uramutse ufite umukunzi nabanza tubwire iwanyu ababyeyi bakakubwira ati uyu muhungu rwose tabana hafi oya azanye umukwe iwabo barakubwira ati umva ahubwo twigera ku mukwe nasohoke kuko muba mugikundana ni umukunzi gusa kumwereka nakiri umukunzi wenda iwanyu bakamumenya bakakubwira ati uyu muhungu rwose dukurikije ukuntu tumureba tuba tubona nta kigenda nyine ntibamwibonemo ntibamukunde ntibamwishimire urumva rero hari ikintu kiba gitumye batamukunda uko biri kose bitewe n'uburyo yitwara uko babonye ameze none se umuntu amenya uburyo undi yitwara mubonye rimwe cyangwa kabiri erega akenshi iyo ubonye n'umuntu ko yambara utuma umusoma no mu bitekerezo ibyo twibijyamo noneho bamwanze n'icyo bamwangiye kirahari nk'iki byaterwa n'icyaricyo n'iki we cyatuma umuvaho nese uri kutubaza twebwe imico nese mico uba waramukunze utayibona none aho ngaho nanjye barebera kure baba hari ukuntu kamwe wabigenza uti ngewe reka mubaza aho ngaho mbere yuko nkubwira uko mbyumva kambanze mubaze uravuze ngo imico ubundi umubyeyi ayigushemera urumva ayigushimiye sava ese niyo bazabana ese igihe cyose mwakundanye ntabwo iyo mico wayirebaga reka nkubwire ngewe byaterwa n'urukundo nawe amukunda cyane sibyo kuko hari igihe namwanga bikazambera byiza ariko hari igihe kuko ni wowe uba warahisemo umuntu uhitamo umukunzi wawe ko muzabana ni umuntu muba muzabana iteka ryose tujyana muri siyansi nyine tubwire straight ujyanye iwanyu bamenye boyfriend wawe sibyo ibyo byo kubana wibitujyanamo wenda ntaranakwambira buriya umenya ko umuntu muzabana iyo yakwengenjinze yakwambitse impeta urumva ujyanye boyfriend wawe uramukunda wamwanga namwanga iwacu bamwanze umva nkubwire Gaeta n'indege zirashya wamwanga umva nkubwire akabura ntikaboneke ni nubwo bavuga ngo ni nyina w'umuntu ni ababyeyi b'umuntu ngo iki umva pfa kuba bamwanze shashiti yanjye nakore kukagenda nkashaka ibyo ntago biba bitunguranye cyane ubundi se wowe kutatubwira uko ubyumva njye ntago namwanga for sure njyewe umukobwa mukunda twarakundanye kuko nk'ubu ngubu njyewe iwacu bashobora nko kubona nk'umukunzi wanjye hashize nk'imyaka nk'ibiri turi kumwe cyangwa 3 ubundi njye najya kumupresenta mu rugo ari hahandi ho kubabwira ngo uyu nguyu niwe mukobwa dukundana niwe mukobwa dushobora kubana ntago of course twakundana icyumweru urumva ngo nitumara gukundana icyumweru cyangwa ukwezi ngo nkujyane kugupresenta mu rugo urede nkujyana mu rugo njye naramaze kwidesida ko niwe nahisemo kuko ntago nategereza ngo papa cyangwa mama cyangwa mukuru wanjye niwe uri bumitiremo umugore ngomba gushaka ari njye tuzabana mu nzu igihe cyose urumva njye ngomba kwiyitiramo nashimye uzanankosereza nkabyihanganira kuko nyine namushatse kuko mukunze narabibonaga ko nizo defa zifite ashobora kunkosereza none ngewe icyo navuze ni kiriya nta kindi ntabwo nashaka umuntu washaka kuko ngenze n'abantu benshi nzi abakobwa benshi babujije gushaka abagabo kuko erega ntabwo umubyeyi si utifuza ko umukobwa washaka ibaze noneho impamvu umubyeyi aba avuze ati oya umubyeyi abakureberera abarebera ikiza imbere yawe ariko kese akenshi zikunda kugaruka zishingira ku bushobozi kuba wenda nk'umusore afite ubushobozi buke izo nzi inyinshi ni ku bushobozi izindi ni ku moko ibintu nk'ibyo ko najyaga mbibona babikina Liliane natubeshye ngo imico uzi umukwe ugiye kwa sebukwe agenda yibombaritse niyanywa akabyeri agenda uwo munsi atakanyoye nubwo yaba ari umuntu hari abantu bari bizarre abafite n'amafaranga ariko kuzamubona yambaye ishati iteye bigoye kuzamubona yambaye ipantaro iteye bigoye ariko iyo agiye kwa sebukwe
ewa agenda yateye agapasi ameze neza ukaba wamusomamo umuco mu bido dore aho mbikubwiriye ahubwo ibyinshi bishingira ku byo kamavuze ariko ngiye bishingiye aho ngaho bishingiye kuri ibyo namushaka none se ubundi utegereje ko bizashingira ariko oya wenda ashobora kuba afite urumva wenda wubwe yifitemo background mbi kandi yikoreye ubwe ni gute papa yayimenya utayizi kandi birashoboka cyane ababyeyi bazi gushakisha gute nsobanurire uzarebe 80% y'umukobwa n'umuhungu bagiye gushakana umubyeyi aba afite amakuru kurusha umwana ahanini umva ari umubyeyi utita ku mwana kereka ari umubyeyi utita ku mwana ngo yite nahagiye ariko abaye ibyo ngiye by'ubwoko n'ubushobozi ntabwo ushaka uretse ko ibintu by'ubwoko muri kino gihe twese turi abanyarwanda ariko bibaho turi abanyarwanda ariko hariho ababyeyi bakibitaho rero ngiye ku giti cyanjye rero ntabwo nabyitaho ahubwo nafasha gusobanurira ababyeyi banjye urancekeje yego umubyeyi ashobora guhindura umwana watubwiye ngo wamureka iwanyu noneho imico se ubundi utekereza yuko umubyeyi wawe yakurusha imico y'umukunzi wawe mumaranye imyaka hari igerega umuntu yishahisha se noneho bakamudetekitinga mu munota umwe aruta convention uva nkubwire ngewe nkurikije uko mbyumva ngewe ari ibindi ukuyemo ibyo bibiri namureka ariko ibyo bibiri birimo umva namushaka iwacu banyanga nkazabicaza nkabasobanurira none abaye ari ikosa ryo kuvuga ngo namo ubundi kamera uracyariho urumva abaye none hari ikosa ryo kuvuga ngo namoko shana ukuri nabafungisha ngiye nkubwiza umva kandi witubeshya wabafungisha umva uretse n'umubyeyi nta n'umuntu ukiganira ibyo bintu kami reka nkubwire reka tureke kwinjira mu bintu by'amoko sibyo n'ubushobozi ariko umubyeyi wawe aba akwifuriza yuko aba yifuriza umwana we cyiza sindio none se umubyeyi warakubwiye ariko se kami ugiye gushaka umutipe sibyo nta hepfo agira nta haruguru nta hirya nta hino ni naho nikora nta kintu yibereyeho ugiye kurya ubusa urwana n'iki wabuze abasore nyine arakwigishije kami njyema mbona wamureka ngewe ntutubeshye ndetse ukamubaza kuvuga ati ugiye kwa Steven utanakorera n'ibihumbi 100 ku kwezi kandi hari David afite imodoka afite inzu afite byose nta kintu na kimwe abuze kandi nawe aragukunda David na Steven iri kuvuga n'abantu urugero ntanze ni ingero watanze byari binyobeye umva rero nkubwiye kandi wamureka ukajya ufite amafaranga kereka ufite amafaranga nawe adahari nabangiye kubaka urugo se cyane nabangiye kubaka ubushobozi kuncekeje ngewe nshaka kubaka urugo mukunze kandi nawe nkunda twabana ahubwo umva ikintu twakora banze twanzure kuri iki kintu cy'imiryango yivanga mu nkundo sibyo ubundi tugaruke no ku mafaranga sibyo kame gereka amabwiza ukuri sibyo opinion njye uko mbyumva opinion yanjye muri iyi minsi rwose imiryango iri kutubangamira nk'abantu b'abasore vrema sibyo kambivuge nyine mvugira abasore asibundi mujya gushaka mubwire reka mvugira abasore reka mvugira abasore muri rusange bagenzi banjye sibyo imiryango ababyeyi rwose dore mwaduteye ubwoba nimwe muri gutuma tudashaka sibyo urakunda umukobwa urumva iwabo bakubona ati reka reka uriya muntu usa kuriya ntitumushaka tureke n'ubushobozi hari n'ababyeyi babumva bagomba kuguhitiramo na karagiteri y'umutipe ugomba gushaka na physical appearance y'umusore mugomba kubana nuko umubyeyi nawe abazi karagiteri z'umwana we urumva aya none se waramukunze warahumye ariko shawagiye ufite urugero ufite karagiteri y'amahane uwo mugore wawe aje afite ayakubyeho ubwo urumva nanjye ndi umubyeyi sinabyemera najya muhora mutimbagurana buri munsi ushyigikiye yuko ababyeyi n'abavandimwe bivanga mu nkundo z'abandi banza wanzura uko byumva nanjye ndakubwiye njyewe ntabwo mbishyigikiye mba mureka umuntu
akunde ahitemo urugo rwe nirumunanira rumunanire ariko ari we wihitiyemo nta mpamvu yo koburije umuntu ahagomba kujya sibyo urukundo rujyaho rushaka sibyo ngiye mbona abantu ababyeyi rwose mu cyubahiro mbagomba ariko rwose muri hari ukuntu namwe mutari kubanira abana banyu ko nimba umuntu akunze umuntu ukamumubuza ntekereza yuko nawe ntago uba umuhaye uburenganzira bwe nta nubwo uba umubaniye ukamuga ati nujya hariya turaguciye mu muryango gute se nese wowe ujya gushaka niko byagenze nawe washatse ushaka mureke nawe ashaka iki ashaka uwashaka ngiye mbona nta mpamvu y'ababyeyi kwivanga mu nkundo z'abana babo babaha uburenganzira bwabo nimba ashatse n'uwo mukene umugira inama y'uburyo ubwo buzima zabubamo ngiye numva nta kintu nawe by'amoko n'ubushobozi uramutse utekereza gutyo waba ugifite n'ikibazo nta nubwo waba uri umunyarwanda waba ufite ikibazo gikomeye cyane kuko ubushobozi burashakwa amoko yoreka ngewe rero uko mbyumva ngewe nagukunze silivopure nagukunze kandi nzi ko dufite gahunda imwe ariyo kubaka twashakana nyine twabana bavuga twashakana nagushaka wanshaka sinzi ubwo kimwe nuko twabana namwe birabananiye nyine twabana noneho ikigeretseho ibyo bavuga ngo ubuzima ngo bukomeye bukomeye si iki nese nzamenya nte ko ubuzima bwakomeye kuko mu buzima abantu bakura bitandukanye sibyo rero ubwo buzima nabwo umuntu aba agomba kubucamo nabwo akamenya uko bumeze waba waravuyemo cyane ariko ngewe icyo nshyigikiye vraiment niba mukundana mubane nta kintu gikomeye ngo nukuvuga ngo nukuri umukene ngo nukuri ibyo wibyitaho kuko ntuzejeje bundi cyazaba cyo yari kamikazi nikabyunego rwose nta mpamvu yuko ababyeyi batonika abana imitima iyo umuntu akunze ibyo byo kuvuga ngo by'ubushobozi ngo kuko mu byabonye ko nta bushobozi n'undi waramukunze umuzi umuntu mukundana uba umuzi neza uzi ahagaze gute mu buryo bw'ubukungu uzi neza uko ahagaze uzi akenshi ubuzi nyine ibyo atunze rero nyine kuba mujyanye wabo wanyu bakamwanga kwera ubutunzi nawe ukabigenderaho ntekereza ko uba warahubutse cyangwa utarabitekerejeho mbere rero ugomba guhagarara ku mwanzuro wawe ko urukundo ntabwo rugendera ku bintu urukundo si ibintu ahubwo urukundo ruzana ibintu mugafatanya niba ari n'ubwo bukene mukabubanamo neza mukanyurwa n'ubwo buzima mubayemo mugafatanya urukundo rwanyu rugakomeza so rero ndikumva abantu tungana urubyiruko ntidukwiriye kugendera akenshi niba ari ibyo ngibyo ababyeyi batubwira ngo by'amoko cyangwa ngo ariko ababyeyi batekereza iby'amoko sinzi isi bakibamo sinzi u Rwanda bakibamo ubundi twese twabaye abanyarwanda tugomba gukundana ababyeyi bajya badufasha bakira abo dukunze ibintu ni ibishakwa bizaza mu gihe cyabyo tubashimira tubiza ko mushobora gukora subscribe kuri The Zoom TV 24 turabakunda twishimiye kubana namwe tubahoza ku mutima niyo mpamvu tubagezaho dushya twa buri gihe nawe ariko tubwire muri comment urabyumva turabibayeho wabigenza gute wamushaka wamureka batubwire nimba nyine wamushaka cyangwa wamureka ese wakubahiriza inama z'umubyeyi cyangwa wakora iki kuri ku mutima bye ciao nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda